Icyubahiro ni icy'Imana, ndabaramukira muri atandukanye. Imana ishimwe aho muri. Uyu ni umunsi mwiza Imana duhaye ngo twongere twishimiremo. Yesu ahabwa icyubahiro. Hanyuma uyu ni umunsi mwiza, ni umunsi wo gushimira Imana, ni umunsi wo kuvuga ko Imana ari Imana igira neza, ari Imana yumva gusenga, ari Imana ifungura imiryango ku buzima bwacu. Hanyuma uyu munsi turi kuwa gatandatu, uko twari tubivuze, turi kuwa gatandatu, ni umunsi wacu wa 235 wa Commanding Your Day. Rero Imana ishimwe. Uyu munsi rero turasoma muri Zaburi nk'uko twari tubivuze, turasoma muri Zaburi ibice 38, turahera ku murongo wa 18 tumanura tugasoma izina rya Yesu, tugeza ku murongo wa 20. Avuga ngo kuko ndi bugufi wo gucumbagira, kandi umubabaro wanjye uri imbere yanjye iteka, kuko nzatura gukiranirwa kwanjye, nzagira agahinda k'ibyaha byanjye, ariko abanzi banjye n'abanyantege nke nyinshi kandi ni abanyamaboko, abanyangira impamvu z'ibinyoma baragwiriye. Mirongo 20 akavuga ngo abitura inabi ababagiriye neza nabo ni abanzi banjye, kuko nkurikiza icyiza. Amen, haleluya. Aya niyo magambo tugomba gusengeramo. Bibiliya iratubwiye ngo kuko ndi bugufi bwo gucumbagira, bitewe n'imibabaro, bitewe n'ibyo urimo uracamo, cyangwa se bitewe n'ibibazo ubona imbere yawe, ariko Imana irakubwira ngo uzature gukiranirwa kwawe n'agahinda k'ibyaha byawe imbere y'Uwiteka. Hanyuma ariko abanzi b'Uwiteka, cyangwa se abanzi bakurwanya, ni abanyantege nke, kandi ikindi ni abanyamaboko, abakwangira impamvu z'ibinyoma, ntego nabo baragwiriye. Ariko Uwiteka arakubwiye ngo nubwo abanyamaboko bahari, nubwo bakurwanya bahari, nubwo wumva ushaka kubitura inabi, ariko Uwiteka yavuze ngo nawe nugerageza kubitura inabi, uzaba nawe ugerageza gukora ibihabanye n'ibyo bakoze, cyangwa se bimeze nk'ibyo bakoze. Ariko Uwiteka ashima nugerageza kwitura umuntu icyiza, ikibi yakugiriye, naho abanzi bakugirira nabi, ariko Uwiteka akahaba akagushoboza kubabwira ngo Mana ubabarire kuko batazi icyo bakora. Haleluya. Kuri kino gitondo ndaguhamagaye nkubwira ngo haguruka usenge, ubwira Imana ngo Mana, umutima wo kwitura abantu ibyiza, ibibi, cyangwa se abantu bangiriye ibibi bitura ibyiza, abagerageje kunkorera nabi, uyu mwanya reka Mwami mu mutima wo kubasabira umugisha. Wibuke Stefano yaravuze ngo Uwiteka ubababarire kuko batazi icyo bakora. Muri kino gitondo nawe iri ryo sengesho ryawe, uku kwezi twavuze ko ari ukwezi ko gushima Imana, twavuze ko ari ukwezi ko gusenga, ari ukwezi ko kwinginga. Reka uku kwezi rero kwa Commanding Your Day, ku munsi wa gatanu, reka Uwiteka abane nawe. Reka uyu munsi Uwiteka kugifungura imiryango, umubwire ngo Mana, yego abantu bangiriye nabi baruzuye, yego abamvuze nabi baruzuye, yego abantutse baruzuye, yego abavuze ibidakwiriye ku buzima bwanjye baruzuye, ariko uyu mwanya Mwami Imana yanjye, reka Data abo banzi banjye uko bagize ibibi, ariko uyu mwanya ndabitura ibiza, ariko uyu mwanya ndabitura kubasabira umugisha, ariko uyu mwanya nditura abana bawe umugisha, ariko uyu mwanya nditura urubyaro rwawe umugisha, kugira ngo Mwami Data icyubahiro cyawe gikomeze kugarukire. Hora bashanda bakori abazana. Uyu munsi wo kwa gatandatu reka Uwiteka afungura ubuzima bwawe. Uyu munsi wo kwa gatandatu reka ikikugoye gikurweho. Uyu munsi wo kwa gatandatu reka igikuremere gikurweho. Uwiteka ari kumwe nawe, Uwiteka araguha umugisha, Uwiteka aragufungurira imiryango. Reka yandarabazana bashekere bozana boza.
arabashenere bozanda bazanda. Uwiteka we habwa icyubahiro uhereye none kwezi iteka ryose mu izina ryawe tubisabye kandi tubyizeye, amen. Umunsi wari warinzwe, Imana ikumwe nawe muri byose mu izina rya Yesu, amen.